Shima Imana yanciriye inzira igatuma mumenya, kuko igihe nk'iki umwaka ushize ukwezi igihe nk'iki umwaka ushize nta byiringiro nta n'icyizere nari mfite cy'ibi bintu, nta cyizere nari mfite usibye n'ikibintu nta n'icy'ubuzima nari mfite. Ni umukinnyi wa filime ukunzwe cyane mu mwaka wa 2025, wamenyekanye mu gukina amafilime y'amafuru movie, ndetse kuri ngo akaba yarigeze gusohora filime yiwe ayita umukire w'umumiliyoneri. Kuri ngo akaba ageze kuri filime yitwa The Homeless Girl. Iyo filime ni filime nziza cyane zagiye zikundwa cyane, ndetse nk'ubu ngubu niba nawe uri kumukunda muri filime nk'iyo ndi kumukundamo yitwa The Homeless Girl, mukomeze muyikunde kandi ariko dukunde tubagezaho amakuru nk'aya ngaya meza kunditse, kandi turasaba gukanda subscribers dukomezanye n'iki kiganiro. Uyu munsi ngiye kubabwira amateka ye ndetse nayibaza ubuzima bwiwe butari muri filime, bitewe n'uburyo amubona muri filime. Bibaza ati uburyo akina filime niko ateye mu buzima bwe busanzwe cyangwa biratandukanye, no kugira ngo akurure abafana. Uyu munsi mwisheje yuko ibintu byo kubwira bitandukanye no kumuzi muri filime. Biragusaba gukanda subscribers ukumva kino kiganiro kugeza kirangiye, kandi wibuke no gukanda na like na share kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro dushyiraho umunsi ku wundi. Uyu munsi uyu mukobwa yakunzwe muri filime cyane cyane yiwe yakinnye ari umukene, nako ari umwana wo mu bakire, afite umusore w'umukene waje wigize umukene ariko ari umukire nawe, akigira umukozi wo mu rugo, baje kwita umukire w'umumiliyoneri wakunze umukozi wo mu rugo kubera urukundo. Iyo ni filime cyane yakunzwemo cyane bitewe n'imyitwarire yiwe ndetse n'uburyo yigaragaje ndetse n'uburyo yayikinnye ndetse n'inyigisho ziri muri iyo filime. Akenshi iyo filime yarangiraga finali yayo abantu batayishimiye bavuga ati se mwayikinnye gute, buri gihe niko byarangiraga. Ariko gusa iyo filime yikurikiranye neza yaguhindurira ubuzima kandi yagufasha, yaguhindurira n'ibitekerezo bitewe n'uburyo wayireba n'inyigisho wakuramo, kuko hari harimo inyigisho nyinshi cyane. Ndetse naho uwo musore bakinanye bamwita Cedric, we yitwa Alisa. Akenshi abantu bamazaga ati se Cedric murakundana by'ukuri cyangwa ni muri filime gusa? Ukuri guhari yuko ntago bakundana ndetse nta n'ikindi kintu bari bahuriyeho, sibye kuba director yabategetse ko bakina bakundana, n'ahandi hantu bahuriye n'ahandi hantu baziranye, niko guhari. Kuri ubu ngubu Alisa abantu bakikunda kumwita umukobwa, ndetse Alisa si umukobwa. Alisa kuri ubu ngubu ni umugore w'umwana umwe w'umufiyemeri udafite umugabo, ariko umukobwa wibeshejeho wavuye mu buzima bugoranye. Kuri ubu ngubu akaba ari umukobwa ukomeye cyane, kandi ndetse abandi bantu afite akacano yiwe akunda kugeraho abakobwa inama, ndetse n'abandi bantu bamukunda yuko nta buzima bubi utavamo. Uyu mukobwa akenshi ni umukobwa utarize amashuri menshi habe na gatoya, utarigize akandagira ku ishuri, kuko amashuri ye yarangirije mu wa 5 primaire, ariko kuri ubu ngubu akaba ari umukobwa w'umuhanga cyane, kuko yagiye yiga ku ruhande kugira ngo azibesheho. Umwaka utagiye n'iki ngiki Alisa ndamuzi, nta cyizere cy'ubuzima yari afite habe na gatoya, yenda kuzarwara turuma ko yari yaratewe inda n'umugabo, umugabo aramusiga amutaye. Alisa aza kubabara cyane, ajya mu buzima bugoranye. Nyuma y'igihe gitoya agenda yisunganya, kuko yakuranye inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime. Kuri ubu ngubu akaba ari we, kandi akaba ari umukinnyi wa filime ukomeye cyane wabigize umwuga ndetse bitunze cyane. Uyu munsi ngiye kubaganiriza no ku bintu byinshi byiwe abantu batagiye bamenya kandi mwari mukwiye kumenya. Alisa ni umugore ufite ababyeyi be babiri, kandi ufite mama na papa bamukunda, gusa batuye mu ntara. Yavuye mu ntara azi Kigali aje gukina filime, ahageze si byamutinze kugafata, byarakunze yahise umukinnyi wa filime. Yaje gushinga channel yiwe yita Press Vision, ayitangira ashyiraho filime za full movie. Aratangira filime yiwe ya mbere yashyizeho, ndibuka ko yagize miliyoni mu munsi umwe. Arishima cyane, ahita abona yuko ari icyerekezo Imana imuhaye kimwereka yuko ibintu agiye gukora bizakunda kandi bitazanga.
byaramushimishije bimutera gukomeza, bimurinda kubabara, bimurinda n'agahinda no kwiyumvisha yuko azatsindwa bitazakunda ibintu agiye gukora. Yahise areka kwiheba ndetse atangira kumva yuko bishobora kuzamugendekera neza. Filime imwe ya mbere yakoze yarakunze, n'iya kabiri irakunda, gusa atangiye kugera muri 3 zitangira kugenda gake, igira inama yo gufungura indi channel ahita Prince Vision Films, ndetse iyo filime yaje gukundwa cyane, ashyiraho filime ya mbere yashyizeho bahitaga Umukire w'Umumiliyoneri, yahise ikundwa kurenza izindi nyinshi zose yagiye akina, ndetse ahitamo kuyihindura seri kuko bari bayitangiye isa nkaho ari filime ya full movie kuko nizo bari bazi kwibuka nizo bakoraga gusa. Ubu ngubu yarayikoze, iyo filime yahise imugira umusare mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse ibihe bye byahise bihinduka, nyereka yuko icyo ngicyo ari icyemezo Imana yarimo yuko ibintu agiye gukora bizakunda kandi bitazanga. Muri urwo rugendo rwiwe rw'uko yabitangiye ajya kuva mu cyaro, ndetse yasize ababaye cyane, bari kumubwira ati se wasize umwana ukajya i Kigali gushaka ubuzima, yaje azi ko azabona akazi ko mu rugo akibera umukozi wo mu rugo, ariko kubw'Imana ahita atangira gukina filime, kandi kuri ubu ngubu bimugiriye umumaro, ndetse bisa nk'aho ari byo bintu bimutunze, nta kindi kintu agira akora usibye kwamamaza. Ubu ngubu Alisa ni umugore mwiza kandi ufite umwana mwiza kandi uzi kumwitaho kandi umubeshejeho neza. Ubwo buzima bwose yagiye anyuramo bwamwigishije kuba umuntu uko mumubona muri filime, n'ubundi akina ari umwana mwiza, nta kabuza niko no mu buzima bwe busanzwe ameze. N'umukobwa ukunda gufasha, n'umukobwa wirinda ubugome, ndetse n'umukobwa wanga inshuti nyinshi kubera yuko atajya yizera inshuti nyinshi bitewe n'uburyo yiyumva. Kugira ngo uzakomeze kumva ibiganiro nk'ibi ngibi bigufasha, kandi kugira ngo ukomeze umve amakuru y'abastar ukunda bamwe na bamwe, kanda subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ikindi kiganiro. Ndabakunda cyane kandi mukomeze mukunde ikiganiro cyacu. Gusa tutarasoza, ndabibutse yuko Alisa ubu ngubu ari gusura filime yitwa The Homeless Girl. Abantu mukunda mutaginge kuri iki kiganiro, wenda niwe nawe afite ubufasha yaduha nawe yaduha, kandi mukomeze mudufashe tugendere neza mu buzima bwacu bukomeye cyane. Ndabakunda.